duhere ku murongo wa 10 dusoma ahantu hatatu ariko aho duhereye hano muri Matayo. Matayo igice cya 15 umurongo wa 10 avuga ngo ahamagara abantu arababwira ati nimwumve musobanukirwe ikijya mu kanwa si cyo gihumanya umuntu ahubwo ikiva mu kanwa nicyo kimuhumanya. Maze abigishwa baramwegera baramubaza bati uzi yuko abafarisayo barakajwe no kumva ayo magambo? Arabasubiza ati igiti cyose data wo mu ijuru atateye kizarandurwa. Nimubareke n'abasibe impumyi kandi nabo bahumye, ariko impumyi iyo iranga sindi zombi zigwa mu mwobo. Petero aramusubiza ati dusobanuriye uwo mugani. Aramubaza ati mbese namwe nimurajijuka nimuzi yuko ikintu cyose kigiye mu kanwa kijya mu nda kikagera mu nzira zacyo, ariko ibiva mu kanwa biba bivuye mu mutima nibyo bihumanya umuntu, kuko umutima w'umuntu ariho haturuka ibitekerezo bibi, kwica no gusambana no guhirika, kwiba no kubeshya abandi, ibitutsi. Ibyo nibyo bihumanya umuntu, ariko kurisha intoki zitajaritse mu mazi ntibihumanya umuntu. Some mu Yohana ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 8. Yohana igice cya 8. Yohana igice cya 8 gusoma umurongo wa 31. Abanga nuko Yesu abwira abayuda bamwemeye ati nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba abigishwa banjye nyakuri, namwe muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzababatura. Amen. Reka dusoma ahandi ha gatatu niho dusoreza mu Baheburayo, rwandikira Abaheburayo igice cya 11. Rwandiko rwandikiwe Abaheburayo igice cya 11. Abaheburayo igice cya 11, reka dusome ku murongo wa 8. Umurongo wa 8 rero wo kwizera no kwatumye Aburahamu yumvira Imana imuhamagariye kujya aho yaragiye kuragwa, nuko agenda atazi yajya. Amen. Nuko agenda atazi yajya. Amen. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Biramfasha. Hari indirimbo nkunda, reka mbanze nyiririmbe. Indirimbo ya kera ariko ni nziza. Bakundwa bene data nimuhumure, umwizeye umunyamaboko niyo tagirira kabami iherezo, ibyaremwe nta kintu kitaremwe nawe ibikomangoma. Bakundwa bene data nimuhumure, umwami twizeye n'umunyamaboko niwe tagirira kabami iherezo, ibyaremwe nta kintu kitaremwe nawe ibikomangoma. Yagitarose igeza kubita kikamamaza Isirayeli bose bagamaho burya ni Kristo. Yanyingiye igicu y'abajyaga imbere, ijoro rikabajya imbere ari umuriro ni Kristo, burya ni Kristo. Natwe duhanganye na Satani, izina rya Yesu tuzanesha.
duhangane na Satani, mu izina rya Yesu turanesha. Amen. Bose barumva Satani afatwa n'ubwoba bukomeye, we n'ingabo z'ababohe ikuzimu, amenya nta mufite imbaraga bacinya izina ry'uwo. Yivugiye ikuzimu bose barumva Satani afatwa n'ubwoba bukomeye, we n'ingabo z'ababohe ikuzimu, amenya nta mufite imbaraga bacinya izina ry'uwo. Yagitare Mose igeza kubita kikamamaza, Isirayeli bose bakavaho ujyane Kristo. Yagiriye igicu y'abajyaga imbere, intore nk'abati tera n'umuriro, ni Kristo ujyane Kristo. Natwe duhangane na Satani, mu izina rya Yesu turanesha. Natwe duhangane na Satani, mu izina rya Yesu turanesha. Amen. Gishyitsi cya Dawidi turakwiteze, ntare y'umuryango ongera weguke, abizera twese turarindiriye umusaza w'Imana yagomba ikashira, twambi tukaruhuka. Gishyitsi cya Dawidi turakwiteze, ntare y'umuryango ongera weguke, abizera twese turarindiriye umusaza w'Imana yagomba ikashira, twambi tukaruhuka. Ingoma yawe ntabwo izigera ishira, ingoma yawe ntabwo izigera ishira, ingoma yawe ntabwo izigera ishira. N'abarinzi turarindiriye kuboneka kwawe, mwami Yesu. N'abarinzi turarindiriye kuboneka kwawe, mwami Yesu. Amen. 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 Haleluya. Amen. Muraho cyane. Yesu ashimwe. Amen. Gufasha Imana ni kwikumerera. Kuyumva ni kubyumva. Haleluya. Amen. Rero iri ijambo ry'Imana ryaduhamagaye kugira ngo tube abo turi uyu munsi. Ntabwo ari igipindi tubazanyeho, ntabwo tuje gusatura aha ngaha, nta n'ibikabyo tubashyizeho. Ina ni amagambo y'Imana dusoma akaguhindura ubishaka. Haleluya. N'umpamvu mvuge ngo ukufasha Imana ni kwikumera. Umunsi umwe Dawidi yigeze abyandikisha muri Zaburi aravuga ngo ukigori yiyerekana nk'ingorane, ku mugwaneza iziyerekana nk'ingwaneza, ku munyembaraga izajya ihora imwereka imbaraga. Amen. Kuyitegereje izagiza. Agaruka twazanye hano rero ijambo ry'Imana. Haleluya. Tugiye kuganira ijambo rivuga ngo kumenya icyakuzanye hano, kumenya igituma uri hano, kumenya impamvu wakijijwe, kumenya impamvu yakugize uri. Haleluya. Amen. Icyitwa umwuga barakigwembe. Amen. Amen. Yewe mukazi muranga umutayeri, iyo nadoze baramemba, nkaba nabyishe nkabikosora, bakabona kumemba, kandi nawe utamembye ubwo nyine nawe urabyumva. Ndakora bakamemba, ariko icyitwa umuhamagaro n'icyo waremewe kuba cyo bitandukanye n'umwuga. Biratandukanye, birahabanye. Icyitwa umuhamagaro n'icyo waremewe kuba cyo, ubundi itorero ry'umwuka rizahora ari mu cyaro w'idini, rizahora ari mu cyaro w'idini, bibanye gutya bitewe. Haleluya.
bizahora ari ibikeba kandi tubinyuremo. Bene ibyo ni umuryango twinjiramo gutya tukagenda, nta handi hantu yigeze atura. Amen. Umunsi umwe yigeze ariko umunsi Imana yabivuze, aravuga ngo abantu bigeze babona ari mu kajagari, arabitegereza ngo bafite akajagari benshi, abarahagurutse aravuga ngo hariho inzira n'izi ebyiri, iya mbere ni nini n'ingari, ikizayabwira no kwima abantu benshi bagenda bisanzuye. Bene aba bantu nabo bahagarika, bene aba bantu iyo babwiye ngo nibaze kwigaba nta kibazo, niyo wabashyira hanze yacyo. Bene yuko utagira itorero ntacyo bimubwiye, yasengera muri restoration, yajya mu kiliziya, yajya kwa Gitwaza, yaza hano iwacu ntacyo bimubwiye, agenda yisanzuye. Iyo yambaye ubusa ntawe umuhana. Reka nkubwire, yatukanye nyina wamubyaye, yakubahuka se, ari mu nzira ngari ntawe abyiga, agenda yisanzuye. Ni inzira ngari. Arangira ngo mariya kabiri ifunga izakira nuko abayirimo ari bakeya. Maze njye kumura nibaza benshi bahora ari bake, ni ihame kubaho bakeya. Ubundi kuki mushaka kuba benshi? Ni mwebwe mubyishakira, niko byumva. Ninde wakubwiye ko bagomba kuba benshi? Mujye muba bake. Yakubwiye impamvu tugomba kuba bake. Amen. Amen. Haleluya. Esashim. Amen. Nakubwiye ngo icyitwa umugabo azakiguhembera, ariko umuhamagaro ni icyakuzanya aha ngaha, impamvu uri hano. Amen. Ari bakeye ni ukwigoye ni ukubyumva biruhishe. Nk'ubu ngubu wadusobanuza impamvu uteze igitambaro imyaka 30, ntabwo twabishyikira aha ngaha. Ngaho dusobanura ukuntu uhora wambaye ijipo ndende, niyo mpamvu tutabyumva kimwe, ntabwo tubyumva kimwe. Yakoze impamvu umuntu w'umukirisitu kandi akavuga ubutumwa, ukaza ukicara mu ntebe nk'izi ngizi kamere yahangaha imbere, ariko ukava mu rugo umwana wawe yagututse n'umutima yawe yewe wowe urasenga. Umwana wawe ni umwari mu ntoki byose, niwe munaniranye niwe bahoza mwitereza. Leta ikagutuma wino urebe umuhungu wawe, ariko bamuhanye binanirwa uribaza uti harya Imana senga bakubande muyinyereke muyisobanurire, ubundi imeze iti niba idashoboye kundengera. Munagaragara ku batutu umugore yamututse kandi akavuga, bagahagararaho umugore cyangwa se umugabo yakubwira ati jya mbona ntagutekereza wowe, ntagutekereza. Icyo gihe uzamenye icyo wahamagariwe icyo ari cyo, uzamenye impamvu uri hano. Amen. Niyo mpamvu yavuze ngo abayirimo ni bakeya, ariko nabo bayirimo kubera iki? Kuko babasha kubyumva neza. Mpamvu bayirimo ikintu kiri baba ni ukuyiba mutazi turi, ariko niba ubizi neza tuzakomeza tugende, dufite abantu turi kumwe. Navuze mbwira vena mu mutima wanjye, kandi Imana igumugisha abadushyigikiye abo turi kumwe ntabwo bazabura, ababishyikira iby'iyi nzira igoye ntabwo bazashira, bazakomeza babeho abanyempuhwe, urukundo rutashanye burundu, bazakomeza bagume mu isi. Gumanira isi ikwemeza uburyo ugomba gushaka amafaranga, niba utayashatse urapfa. Ariko itorero, intego ya mbere y'itorero rigomba kugira ni ukwigisha urukundo nyarwo. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Iriya yakini yavutse mu 2006. Yesu ashimwe. Bado tuntu tw'uducuri dutoya cyane, ariko mu minsi mike Yesu abatujije umwuka wera, arangije arambwira ngo iyi yakini muzayigumemo kuko nzayibarindiramo. Sibyo? Muyigumemo kuko nzayibarindiramo. Turatangiye turazamutse gake Yesu agenda adufasha.
bigeze imbere abakobwa twari kumwe babaraguye ngiye kubona ngo barashize abasore twari kumwe babararangiye mbwira Yesu ngo wakwihanganye ukashakira abandi bantu ukabaza Yesu arambwira ngo nzabazana icyo nakubwiye ugumemo uguma umuri papa iri torero iyo riza kubamo Imana itavuga kabiri ngo igende inyuma y'ikintu uvuze gisohoze ngiye wanguka ni kwa pasiteri haleluya bigeze gukubitika turakubitika ni gukubitika ni mwumva icyo bivuga nawagera baradusiga disi arahunga ibibazo arafite n'amadeni nk'uko byakubayeho cyangwa nk'uko byakubaho okay aho turi hitwa mu isi amen aragenda sigara tubaza mama wacu ngo ni ibiki mwana umwe aca ha okay birasobanuka ariko bukeye bwaho tumenya Imana ariye kuva ngo tuyizi ariko twayimenyeho ko uvuga ngo arayizi abafite uko ayizi niko haleluya amen ubundi iyo tubwira ngo wayibonye abatariyo ayibonye abatari iramutse kwiyeretse ntabwo yaba ariyo umunsi tuzayireba tuzaba twicaye mu ijuru neza tuyitegereze yayo umunsi uzashaka kuyimenyaho neza uzasome mu gice cya mbere cy'ibyahishuriwe Yohana wumva uko Yohana yabonye Yesu neza ngo yagiye kubona afite amaso y'umuntu aravuga ngo uyu muntu uko ari we atari we nabizi bibigeze agiye kubona ngo afite inyota mu ntoki akajya abaza ngo iriya yo ayifite iki ninde we yihaye byageze ntabwo nari ngo agiye kubona ngo mu kanwa muri amen ko Bibiliya ivuga yuko iyo tuyimenya agace wahanurura agace iyo uririmba agace bivuga rero ko utarayimenya neza uwo yiyeretse imwiyerekaho agace ikagaruka ikamwereka kandi gaturuka ubundi utahekanye kuzereka kandi gace igenda idusiga kandi ntabwo kwigisha icyo usanzwe uzi uzakwigisha icyo utazi nyine ku rwego rwose ugeze amen hano ho umugisha ko mwatuje ngomba nishimye cyane amen umva cyane kandi ni mama mutanumva haleluya amen ntabwo cyubahiro Yesu rero atangira kuturindiramo hano yo umugore wanjye namukuyanga Imana imumugisha ndakunda cyane ndamwemera haleluya Imana wose tuba turi kumwe nitwamenya rero ko Imana yakomeje kudushyigikira iturindiramo hano tugahimba indirimbo tukagira ngo ni imikino turimo Yesu aratubwira ngo nzabarinda niko nababwiye amen amen tugiye kubona tubona bya bintu birafatitse amen kugeza n'uyu munsi rero Imana yagizana n'abandi ikazana n'abandi ariko igasohora n'abandi bakikatubwira ngo ndasohoye tukajya kubona tukabona birabaye ariko uko isohora no kurinjiza abandi kugeza uyu munsi Yesu araturinze hariya hari twaje buriya harimo Imana yagiye ikora amakwera yakora muyimera icyubahiro n'ubwo hakirimo abakobwa nka 3 n'umusore umwe abo nabo Yesu azabarengera amen musi mwese ngenda bwira Yesu n'abakobwa barindwi n'aba basore b'ubundi babona babamaze kikazana ubwo mubwo babakoreye kuko bakwihanganye ukabashyigikira Yesu abana ngo ntabwo barakura kaba banze bakuru haleluya Yesu ashimwe nimara kumenya ko umugore wanjye anyara ku buriri naramubwiye ntihagire ikintu mbwira utuntu tw'utugamba kuko utabimbwira mbere hose ubundi uguzana ibyo ngibyo ndagenda imbere y'Imana ndabibwira ngo nzarana n'umugore nyara mu buriri uzabase no
ko ugera lisansi afite lisansi nawe muri lisansi Imana yabwiye lisansi yibona nka lisansi ati uri muri lisansi umugore wanjye amen garuke mu ijambo ry'Imana haleluya amen abari igipindi rero itorero haleluya amen abari igipindi Yesu yaravuze ngo amarembo y'ikuzimu nashaka azafunguke yose marembo y'ikuzimu nashaka azazikuke yose amen haleluya ntabwo azabishobora muri kwaswe n'ihame Yesu yigeze ahamagara Petero ngo Petero uramunda n'umugabo gukunda baba n'umugabo n'amazi ngenda zigusigiye agira inshuro ya kabiri ngo Petero uramunda Petero ngo yego urabizi ko mukunda bwana ngo rakira amazani uramunda Petero ngo ngumara inshuro ya gatatu ko mukunda urabizi neza kumukunda ngo rakira amazani amen ubwo tumaze gukura twajyaga twitegereza iby'iwacu tukayoberwa ibyari muzehe yabaye nyarugenge arahaba Mana igihe nimugirira neza ariko bukeye ngaho aratangira ririmba birakara ariko natwe tukamubwira ngo warasenze Mana yawe iri hehe ukatubwira ngo muzayimenye ntabwo nzarinda kwibigisha ngewe yashwe twageze aho turayimenye rero amen ubwo ngiye kubabwira icyatumye uza hano haleluya Imana igenda paka ikugejeje haleluya ukeye ngaho Imana namubwira ngo namuhamagariye kuba mu nzu yanjye nta yindi nshaka kujyamo ibyo wiri kuvuga ngo ugiye gukora okay nibyo wibwira wowe igiti cyawe giteye hariya aho yavugaga nyine ngo tuzabibuta aho yavugaga no mu itorero ariko haleluya amen noneho ntitwamenye yuko natwe duhamagariye gufatanya nawe haleluya amen Yesu ashimwe cyane amen Imana niba ubizi neza ko ariyo yavuze amen ukajya ubizirikana Yesu ashimwe izajya yigaragaza kandi ntugire ubwoba niba ashaka kuvugaho gatoya hanyuma nkasoza amen Yesu ashimwe amen Yesu yabwiye abayuda bamwubaha amen ababwira ngo nimunkunda mukadubaha mukirinda kuntegereza mukabyiga mukiga gukiranuka nawe muzamenya ukuri kandi uko kuri niko kuzabakiza adeperi niba utarahuye n'ukuri nyako uzakomeza utumutwe sibyo uzakomeza ugende uzakomeza uzerere kugeza ubwo uzamenya ukuri nyako ariko hano ntabwo tukiri mu gipini turi mu kuri amen turi mu kuri Yesu ashimwe Imana ye ntabwo Imana yishe muri mwongeze ishaka karibu cyangwa
ndagushimiye. Amen. Hanyuma y'ibyo, abafarisayo bakubwira Yesu baravuga ngo tubwire impamvu abigishwa bawe utajya ubasaba gukaraba intoki mbere yo kurya. Ibi bintu biremewe cyangwa ntabwo byemewe? Nk'aba ni wowe kuyumva arababwira ati ariko namwe nimubwire, harya icyo umuntu asohora nicyo kibi, icyo yinjiza nicyo kibi. Kibi ni ikibi kibazo make. Yabayobeje abataye aho hantu baramurakarira, baravuga ngo ati ni iki gusa. Abayuda bemera Yesu baravuga ngo abigishwa no abafarisayo baramutumerera nabi. Abafarisayo baramukora arangira aravuga ngo igiti cyose data wo mu ijoro atigeze ati kizarangwa kandi bene ibyo ntabwo babifitiye imbere. Amen. Ikintu cyose Imana irimo iragishyigikira kandi ikakirinda, muzajya muda kubona mubone kiracyariho nta kibazo kigeze kigira. Igiti cyose data wo mu ijoro atateye kizahirima kiraduka. Kandi Yesu aravuga ngo bene ibyo ntabwo bafitiye. Bigishwa baravuga ngo ntabwo tubyumva neza, dusobanuriye. Arababwira ngo igisohoka mu muntu nicyo kibi, ariko ikindira kigiye kugwa neza umutima. Amen. Yesu ashimwe cyane. Buriya njya nibaza amagambo Bibiliya ivuga ngo kwizera ariko kwatumye kanaka bigenda uko, kwizera ariko kwatumye runaka bigenda uko, kwizera ariko kwatumye runaka bigenda uko, kwizera ariko kwatumye runaka bigenda uko. Yewe ntabwo ndi butinde, nagira ngo gishyire hasi. Haleluya. Amen. Abantu bakaba kwizera no kumenya rwose ndashidikanya ibyiringirwa ko biri hafi. Amen. Amen. Wakubaza Imana ngo yinyereke, andi ngo wabonye yambara iki? Papa, kera cyane wabonye Imana irya gute? Ubundi ryite ntabwo arayibona. Kera uramuranga wumvise kuvuga unaho gatorera kuvuga unaho gatorera nikuka wese wumvise ivugite frase Bibiliya yavuze ngo nicyo cyatumye Aburahamu akurwa iwabo. Imana iramubwira ngo cyane niho uzahegukira, ntuzakurenge, ariko ngo ajya ahita amubwiye ngo ugiye apfa kujyayo, aragenda. Kurya nawe uzipfa kugenda. Baririmbye mwagiye aho mutazi, mwihangane mukomeze mugende. Abapaseri n'abarimu n'abashuri babyeyi yaravuye ngo nimuze mbashyire imbere. Ni iki cyatumye witaka gushyira imbere? Ariko mugende. Amen. Ikintu basabye ni kimwe, nimutizera no yakindi. Imana yaratubwiye ngo nzabarindiraho, ariko ntiyatubwira aho tugiye. Ntabwo nimuze tugende. Amen. Ntabwo ngeze babwira aho mugiye ahari. Amen. Ari irindi somo riba mu Baheburayo, bango byasezeranijwe abo bakareba bari kure bakabyitegereza aho bakugeza bakajyayo. Amen. Haleluya. Amen. Iyo wuzura umwuka wera jya ubyumva neza ko ari wowe uri kuzura utadushuka. Nuvuga Yesu umuvuge umwumva neza ko ari we uvuga utatubeshya. Nuririmba jya wumva ari we uririmbi utadushuka. Amen. Amen. Ni iki gitumye uri hano ahangaha?
kandi neza kubanga umunsi w'umugizi noneho mu rusengero tugusa batagira akazi utagira icyo gukora hano rero mwese pe mwabonye umwanya wo kuzangaha kuvuga ngo yego twawubonye. Amen. Korari kuki muririmba buri munsi ku mubyizi ni iki kibitera? Ntabwo ari igipindi, ni uko mujya mu kumva neza. Amen. Ni uko impamvu yabyo muyumva neza. Umupfapfa ahora abaririza ariko umuntu w'umunyabwenge umenya impamvu y'ibyo ari. Amen. Ni iki gituma wagiye kudoda bikakunanira, ugiye kudepoza ahantu hose biriyangira bakagusubiza ngo oya, aho ugiye gukomanga hose icyo ukomanzaho cyose kirakubwira ngo oya ugiye kudepoza ngo bakugireho igitifu nabyo biraguhakanira. Wagerageje kwiga ushoboye kose byose biriyangira, ariko uje mu rusengero uracuranga urafashwa urumva birakunze. Niba uri umunyabwenge menya ako kazi Imana iguhaye wicare, menya impamvu uri hano. Kuki wabaye perezidante w'ababyeyi watuyobora bigacamo kandi abandi bose babanje twabonaga bihengama tukabona birahengama. Akazi kawe nako nako icyo badiyakoni wadushyira ku murongo bikemera bigakunda ibintu byose byari byaratunaniye. Ariko niyihe mpamvu aho ngaho ntabwo tuzakomeza kukwibazaho rero ibyawe ni ibyo ngibyo fatira. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Impamvu duhanurira twagerageza gucunga neza no gusesengura tugasanga ibintu hanuye bihita bipfa. Burya impano ufite ni icyo cyane usanga mu rusengero nta nubwo Imana izemera kukurekura. Ntabwo bizakunda, emera uhagarare. Najyaga mbaza muzeyi kuko ibi bintu tuzabibamo kugeza ryari. Agaceceka kandeba kandi Imana izayimenya. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mukuri kose Yesu ashimwe cyane. Amen. Nta kindi Yesu yigeze adusezeranya. Yaratubwiye ngo nzabana nawe, ariko niba kwizera bibonera igihe nta kintu bizagira. Haleluya. Monde tugezemo ni ukunguku iteye, turasabwa kuvuga ibintu bituje, nta rusaku leta ikeneye. Ntabyumvise nubwo twasakuza gute tugafata indangururamajwi aha naho inyuma ikahajya hepfo haruguru na hariya hose bikavugira icyarimwe. Kera najyaga mbona mu Gakindiro iyo megafone ihari yabaga kwa Kagasengero, noneho waba uri Kimisagara ugahita wumva ikorasi bateshye, waba uri Kimisagara ugahita wumva Hoziyana niyo igezweho ukumva, ariko ubu ntabwo bishobora. Kera habaga ibiterane byajyaga bihagarara ku mashuri, ibiterane binini cyane. Uyu munsi ntabwo byemewe. Amen. Kandi aho tujya tugomba kwizera mpaka twinjiyeyo, naho ubundi ugiye wambara uko byumva. Amen. Ngo kwizera kwawe niko kuzagukiza. Dukererwa uko byumva. Niba wumva kwizera kwawe ari uko nguko nta kibazo. Amen. Uririmba uko byumva. Tujya dutetiza i Nyarugenge igira ibintu, ariko ubundi ibintu bitarimo umwuka wera urabishyikira ukabyumva, ibintu bitarimo intege za Yesu. Amen. Kandi kasoreze kuri iki kintu, nubwo nashaka kuvuga ibintu byinshi, ubundi dusenge. Ntabwo ngo itorero riza kubamo Imana itavuga, hanyuma ngo ijye inyuma y'ikintu ivuze, hanyuma igikore tureba n'amaso yacu abibone. Twari kubyihorera tukigendera, ariko irahari neza. Amen. Naho niba urinze imyaka 20
makumyabiri bikodesha ngaha uracyakodesha nyine kandi bamusenda n'ibintu mukobwa nuramuka ugize imyaka 60 nta mugabo ukijijwe neza uzinjira mu ijuru nta kibazo nawe uremewe mu bana b'Imana. Amen. Nuba ugize imyaka 70 nta rubyaro ukijijwe neza ukinjira mu ijuru uzaba wemewe ntawe uremewe kuryinjiramo. Umura agakiza kabikira ku rugero rumwe. Yohana bigeze bamubazana mu ngo ko wa Kristo ni wowe Mesiya dutegereje. Arangije arababwira ngo ya ntabwo ari njyewe ngiye kubabwira icyaha gatoya ubundi dusenge. Amen. Amen. Arasobanura ngo bibe bityo bivuze ngo Imana rero bisobanura ngo Imana ishimwe. Amen. Rero ibyo biragendana. Ntabwo nta gipindi kirimo ntituje gusatura ahangaha ntabwo turi mu bikabyo n'ijambo ry'Imana turimo. Imana ishimwe ko yadusigiye n'icyubahiro atagikwiye ntizatira itorero ntabwo izarijugunya iraritigatigendana naryo gutya niba utabyumva kandi zakomeza unanirwe paka arababwira ngo njyewe ndababatirisha amazi ariko inyuma yanjye umuntu wari no gufungura udushumi tw'inkweto ze sinabishobora. Abavuza amagambo meza n'utanubaha aravuga ngo we umunsi yaje azababatirisha umwuka wera narangiza ateranyeho n'umuriro. Rangira aravuga ngo mu kiganza cyahora intara uri nabasha uri nabakabisa abandi ntabwo icyubahiro ko nawe mu kiganza cye aho agira ati aho uri nta kibazo dufite torero nta kibazo abanyamasengesho muhumure nari mu kuboko kwe nk'iki muvamo. Amen. Kandi bivuga tuzageza nyabyo zikuyeza urayeza uko bukeye uko bwinshi ntabwo uzadushuka ngo bikunde seretse niba utamwumva neza. No nakubwiye ngo genda wambara ubusa niba ari kubyumva genda ugamba. Iyo turirimba kumva dushyikiye niba utangiye ibyo ntuze n'ibyawe nanjye ubwanjye duhaye ubwenge kawe tubibwira ngo tube twiza agahinda kugira ngo twemere ariko wenda kubura amaraso meza ya Yesu turabimenya neza. Amen. Iyo rituzuye umwuka wera uri kugerageza kuguhindeka wendeka turabimenya ko. Amen. Abandi bavuga imbuga ye azayeza neza. Hanyuma rero nimureke imbuga ya yeze neza ayeze mu nkoni Imana igikoresha na leta. Amen. Ikoresha na leta Imana igira abafasha benshi igira abakozi benshi. Hari umunsi rero Imana igihe kigera Imana ikemera n'abantu muhaguruka abantu mubafata kugeza ubwo Imana izafata paka uwo yahamagaye amenye ko ari yo paka icyo yaguhamagariye umenye ko ari cyo ngicyo. Yesu ashimwe paka umenye yuko ari cyo ugomba gushyikira. Niba byanze uzakomeza gusigara inyuma. Amen. Usenga Imana. Amen. Yavuze ngo ntabwo muzamenya ko muzaba bato. Bene iryo jambo rirumvikana nta rusaku rundi rugomba kubigira umugabo. Ntabwo tupikanwa n'abambaye ubusa. Icyo ukora nicyo kikubera.
kinini kandi kikurimo nicyo twereka, kurimo nicyo kutwereka. Tugiye kuyibwira ngo ngwino twigishe kuguma aho uri no kuguma aho ushaka. Amen. Akamaro ka mbere k'itorero mu isi ni uguhagarika imigambi ya Satani. Kugira icyaha, ubundi Bibiliya Pawulo yabwiye Timoteyo ngo mu minsi y'imperuka hazaba ibihe birushye, kandi aramubwira ngo ikintu cya mbere kizakwereka ko ibihe birushye uko abantu bazaba bikunda. Hari umuntu yikunda aragorana. Iyo umuntu yikunda akererwa, iyo umuntu yikunda ntabwo bamubwira ngo niyambare neza kuko aba yikunda. Iyo umuntu yikunda ntasurana, iyo umuntu yikunda yumva ibye, iyo umuntu yikunda areba ibibye gusa, iyo umuntu yikunda ntiyumva, iyo umuntu yikunda ntibamuhugura ngo bikunde, iyo umuntu yikunda ahora hejuru gusa, iyo umuntu yikunda ntabwo yoroha ngo byemere, iyo umuntu yikunda yishyira imbere gusa. Murakira n'icyaha cyane ikintu kibi, mpamvu murebe inzara nyinshi mu gihugu ahandi bikomoka biva mu mutima w'ubwibone, umutima wuzuye ibyaha, umutima wuzuyemo ubugome. Buriya iyo umushinya wawe ureba ugasanga finali yawo ari ubugome ukwiriye kubisoresha, bene uwo mushinya n'ikitonderwa. Perezida Putin yaravuze ati abanya-Ukraine bagomba kubakubita, bagomba kubakubita. Ntabwo areba ingaruka bigiye kudutera, ni ukubera ko afite umutima wuzuye icyaha. Impamvu ikino cy'inyama kitazigera gisubira ku mafaranga 1000 ni uko isi yuzuye n'ibyaha. Ubundi nkunda ijuru. Amen. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Papa, mpamvu nzajya mu ijuru hari indirimbo nkunda ifite se, igitero cya mbere gifite se, ivuga ngo ijuru igihugu cyuzuye amahoro. Niyo mpamvu nta byaha bizagera. Haleluya. Amen. Igihe giti nambara igashira, n'igihe giti umuraba ugacyawa, noneho narambika umutwe wanjye muri rwa rubavu. Mu ijuru ntihazagera icyaha, nicyo gituma huzuye amahoro. Amen. Kuba nta byaha bigerayo niyo mpamvu bizagera. Kuba nta byaha bigerayo, bya bindi mpamvu ivugisha ukavuga ngo ni igihugu cy'amata n'ubuki. Reka nkubwire, nisanga y'amata nzabasaba bangaruke, kabiri nisanga y'ubuki nzababwira, keretse niba ari ubuki bwo mu bundi buryo atari ubwo tuzi, keretse niba ari amata yo mu bundi buryo atari ayo tuzi. Haramutse hariyo amata haba habayo n'inka, inka zifite amafamu afite ba nyirayo. Hatangira hakaba n'amabusheri yo kugurisha inka. Haramutse habayo ubuki haba habayo n'inzuki, kandi zigomba kugira borozi. Iyo uvuga ngo inzuki zitagira amahane se mu ijuru zizajya gukora iki? Mbabarira Bibiliya ukuri kwayo ivuge, navuga ngo ngibyo amaso atigeze areba, ni ibintu bitize bigaye. Amen. Amen. Rero bagishimye ko nta cyaha kizinjira mu ijuru. Ntabwo impamvu ubona ibitugaragara bameze gutya kugeza ubwo ureba ibintu ukibaza ngo ni ikihe gisubizo, n'ahandi biva mu mutima w'icyaha. Ahandi hantu Yesu yasize hano mu isi kugira ngo tuhahagarare turebe niba nkora nta byaha bigerayo. Aravuze ngo mu itorero ugende guhumeka, si uko hatagira ibintu bibi, ariko niho Yesu yadusabye kuguma. Haleluya. Niho Yesu yadusabye kuguma. Yego yego. Mwabuke mwese shima.
mwiza gushira kwa Imana. Haleluya, haleluya. Tugushimiye kwitoza gukora byiza, tugushimiye kubw'amagambo yawe meza. Tugushimiye rwose cyatumye duhamagara no kugira ngo dukize, cyatumye tubahagara no kugira ngo tubohore, cyatumye tuba mu nzu yawe no kugira ngo uduhe ibyo abantu bazi. Yo cyatumye usiga itorero mu isi, ukareba ugasanga itorero rikenewe mu isi, ari ryo ryari ryaramuze mbere y'ibintu byose. Uruhu ukaza bakucyubahiro kuba duhamagaye Imana. Birashoboka cyane rero ko abantu bahamagariye kuza kubona umurimo wawe, kandi biragaragara inshuro nyinshi, ariko dufashe kuba umurimo wawe, dufashe kuba itorero, dufashe kuba mu nzu yawe, dufashe mwami Yesu, twigishe kumenya bene ibyo mu izina rya Yesu. Ibirayakoze mu bwite n'amaboko tukagura agenda, arakomeza aragenda, arakomeza aragenda, arakomeza aragenda, aravunya aragenda, ajya ahantu yizeye gusa, ariko ajyayo. Yesu, dukize ibyaha mu mitima yacu, dukize ubugome mu izina rya Yesu. Yesu, dufashe turirimbire bigaragara, dufashe tukumve mu mico yacu. Urakoze Imana iri muri twe, urakoze kuvugisha icyubahiro kandi ugaragaye, urakoze kutazadusiga, urakoze kutazadutererana. Izina ryawe rishyirwe hejuru, komeza uduhembure uyu munsi, turakwizeye cyane mu izina rya Yesu.